amateka ni umuzi tuvomamwo imbaraga zo kuba. Uyu munsi mu kiganiro ibyiyumvo ku ngingo zitandukanye ngiye kuganira ingingo igira ati amateka ni umuzi tuvomamwo imbaraga zo kuba. Ubundi umuntu nyamuntu, umuntu utekereza neza agomba kwigira ku hahise, kuko iyo ugiye kuvuga ngo ahahise usanga iyi si ya none ikorera ku cyitwa ahahise. Amashuri twize ayo ni ahahise, niyo mateka. Barakubaza ati seve yawe ni iyihe, wize ayahe impamyabumenyi, ayo mashuri wanyuzemo niyo utondagura. Ubuzima wabayemo bumve koko ngo ubunararibonye ufite mu kazi baguhamagariye. Rero ibyo byose ni ahahise. Akenshi usanga rero kugira ngo ubundi umubyeyi nyamubyeyi agomba kurera umwana igikomando, kuko tugira imigani ivuga ati ugomba igiti kigororwa kikiri gito, kandi uti ntukarere bajeyi. Noneho na Bibiliya ikaza ivuga ati yobora umwana inzira agomba kunyuramo akiri muto, azarinda asaza atarayibagirwa. Rero aho ariho nagize nti ntukarere bajeyi, kuko byaragaragaye ko umuntu ibyo yakuze anyuramo, uko yakuze afatwa, bimugiraho imbaraga niyakuze uko ariho none abayeho kuri za mbaraga z'ibyo yanyuzemo, z'uko yafashwe, haba mu mvugo ye, haba mu ngiro ye, nibyo bimugenga, ibyo yakuze anyuzwamo. Rero usanga dukwiye kugira uko turera ababyeyi, tukayobora abana. Kandi hari na benshi bajya bitwaza ngo isiko nta kwanga akwita nabi, ariko burya ababyeyi ni abantu. Ejo bundi navuga nti izina ni inkangura. Iyo akwise nabi bagira ngo koko nawe wigaye. Ibyo nicyo bivuga ati wigaye. Niba akwise kibwa, ngaho ugaragaza ubugabo bwawe buvuguruza ko utari kibwa ahubwo uri mugabo. Garagaza neza ko utari kibwa ahubwo uri mugabo. Ibyo ngibyo rero abikwita agira ngo nawe uzagaragaze ubushobozi bwawe mu rwego rwo kurwanya ibyo bibi bakubwiye babinyujije mu izina ryawe. Ati mwana wanjye ntuyahaga niba mu bintu birakomeye. Abagira ngo koko nawe nukura uzigaye, ukura umuryango ahaga, kuko nicyo bakubyariye, kandi ni nabyo bakwitiriye, kugira ngo uzagaragaza ubutwari bwawe, turebe ko koko hari icyo uzamarira umuryango ukawukura ahaga. Rero akenshi usanga rero abenshi biheba. None abenshi ba none ubu ngubu, abana ba none ni abanebwe, bayobejwe n'imigire n'imigenzo bidafite agaciro, ahubwo aho kugira ngo bahindure kuko iyo mibereho mibi, bakurikire amateka bafite babitsemo, ibyo banyuzemo bibabereye intandaro yo kugira ngo bakore ibikwiye kugira ngo bahindure ibihe bibi banyuzemo, ahubwo bariheba bakabikoresha mu kwinywera amayoga n'amatabi n'iki, ugasanga baheze muri bwa buzima bubi. Ibyo byose rero urumva iyo ubigenje gutyo, ntukwirengagiza ahahise ngo uhindure ibihe, usanga bikujyaho ingaruka, ugahora uri rwerera, utagira igisobanuro, uri igihindugembe. Ibyo byose rero by'amateka twanyuzemo, ibyo byose by'uko twafashwe nabi, uko twafatwaga nabi, kwitwa nabi, kwinubwa n'abantu, nibyo bituremera icyitwa amateka, adufasha kugera mu rwigiro rwa wandigaye. Turiga, kuko iyo tumaze kwiga ari byo biduha kumenya uko tugomba kugenda. Ibyo twanyuzemo, ibyo byose, abo bantu badufashe nabi, batutwaye nabi, aho twinubwe n'abantu, ibyo byose nk'ubu ari igihe njya nibuka ahantu nagiriye amateka mabi, ninubwa mu bantu, numva narahasebeye, ariko ubu ngubu ntabwo nifuza no gusubirayo vuba ntaragira ikintu mpindura. Ubu mba ndi kurwana hano muri Kigali nkundura, hari ahantu nzahasubira, hari ukuntu meze, hari ukuntu nzaba meze umunsi ninsubirayo, nta muntu uzaba ucyongera kumvuga uko abonye. Ariko uzi kwitwa ikinyendaro,
nk'urugero ukitwa nk'ikinyendaro. Buriya kugira ngo ubirwanye abantu murazi bizi ko turi ba ukunda uwukize, dukunda uwukize. Iyo ukize twese turaza turanaharara, ariko kugira ngo ubirwanye rero ibyo bintu bisaba kubanza ugashaka agafaranga. Iyo umaze gushaka agafaranga, wamaze kwigira koko bigaragara ko uri umugabo warahinyuje, usa nkaho winyuje ibyo byose, abantu twese ntawongera kukwita icyo ntazi, ntawongera kugufata uko ntawongera kukwinuba, ntawongera kukwita ibintu ntazi, kugufata nabi, ahubwo twese tuba dushaka kukusanganira. Urumva rero ayo mateka yose y'ibibi twanyuzemo, iki byose tugomba kuyigiramo, tukayavomamo imbaraga zo kugira ngo duhindure ubuzima, maze aho twatesherejwe agaciro dushaka ukuntu niba twabonye ko twatesherejwe agaciro, turebe icyabiteye, ariho twigira tukareba icyabiteye, ubundi tukava hasi koko n'imbaraga n'imbaduko tugakora, tukareba ko twahindura izo mvugo batwise, ibyo batwise, abatuvumye ati ntacyo muzigezaho, tukareba ko tubivamo. Ariko usanga niba bari abana b'ubu bafite ikibazo cyo mu mitekerereze, mbona batabirwanira inkundura ngo bagerageze kwigira, ahubwo biheba burundu bakarundukira rimwe, aho kugira ngo barwanye aho hahise. Kuko nk'ubu nyamuneka ndagira ngo mbabwire nti mukore subscribe, mukoreshe na comment ibitekerezo byanyu nyamuneka, kuko imaze kubona ko nubwo maze iminsi nkora ibiganiro, nkora utuntu n'utundi hano, ntabwo muri kuza neza, muri kuza amabeshuka, muri kuza gake gake, ariko nyamuneka ujye gukora kuri like, kuri share, utanga igitekerezo, kuko ibitekerezo birubaka. Ibitekerezo byanyu nibyo binyubaka, bikanagira uko bindemwamwo ibyo gutekereza byagutse. Rero ndabikeneye ibitekerezo byanyu nyamuneka munkoreshe, munamenyeshe n'abandi, turebe koko nabona twakiteza imbere mu mitekerereze, mu mibanire. Ubwo nuko tuba tubana, kandi urumva ngize n'icyo nkuramwo, nta muntu wansonzana, urumva ko nanjye mba nteye imbere, kuko n'ubu ngubu nibyo navuga, nimba ndi kwihiringa ndebe ko aho nasuzuguriwe nibura ntazahabonere ijambo umunsi umwe. Ariyo mpamvu naheze i Kigali nk'imbabura, ntabwo nzayisohokamo rwose ntarahindura icyo kibazo, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ahantu umuntu aba yarasuzuguriye, iyo mpibutse mba numva bimbereye umutwaro. Urumva ni ikibazo rero, munshyigikiye mwuka byamwe. Kandi ikindi nibutsa abantu ko ndi script writer mwiza cyane, mfite inyandiko z'igifute, za nyandiko zikora mu misokoro kabisa, zigashegesha ukayumva koko. Dufite by'umwihariko twibanda kuri sinema kabisa, movie turazandika dramatic, turiyo. Ndababwa nti drama nanditse ni icyago kuko irihariye, mpora ndeba iziriho none, nkareba nkasanisha, ariko nkabona ko nta masaniro, ko byo birihariye, kandi mfite ubuhamya bwinshi mbikiye bene Imana, umuntu, kuko uwagira rero wandusha amaboko nyamuneka yanyunganira, tukareba ko dukora sinema ifite igisobanuro, cyane ko burya wakunguka nanjye nkunguka, kuko urumva ni ukumfasha nawe wifasha, dukore nk'abikorera nyamuneka, mu ntera ingabo mu bitugu, ndebe ko rwose nanjye nazahuka, kuko mfite inyandiko, kandi inyandiko zanjye zirakenewe, kuko iyo ndebye mbona zikenewe, kandi muri uko gukenerwa nanjye naboneraho n'agaciro, nanjye ugasanga ngize n'ijambo, zirampinduriwe n'ubuzima. Mwumva rero munshyigikiye mwuka byaramwe, nagira ngo mvuge nti mu mateka niho tuvomamo imbaraga zo kuba. Murakarama.